Aramutse reka dushime Imana ku bw'iki gitondo cyiza, igitondo cy'umugisha Imana yaduhaye. Reka tugitangire dusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma mu Itangiriro igice cya 9, duhere ku murongo wa 11 tugeze kuri 17. Itangiriro ni igice cya 9 umurongo wa 11 kugera kuri 17. Biravuga ngo: ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure. Imana iravuga iti: iki ni ikimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe, n'ifite umubiri n'ifite ubugingo byose, muri kumwe kugeza ibihe byose. Nshyize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo. Nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe, nibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana nibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa iti: icyo ni cyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ifite umubiri byose biri mu isi. Aya ni amagambo Imana yabwiye Nowa amazi y'umwuzure amaze gukama mu isi. Ubwo abantu basohokaga, isi yamaze kumuka. Wenda abantu ntibari babizi, ariko Imana yari ibizi. Icyo Imana yari izi ni uko imvura izongera ikagwa, kandi yari izi kugwa kw'imvura icyo bizaba bivuze ku mitima y'abantu cyangwa se mu maso y'abantu. Igihe kimwe imvura yaraguye, igwa iminsi 40 n'amajoro 40, irimbura abantu, irimbura amatungo, irimbura igihumeka cyose cyari gifite ubugingo ku isi, usibye icyari kiri mu nkuge cyonyine. Habaye imiborogo, ariko nta kindi cyari gukorwa, kubera ko Imana yari yaciriyeho iteka abari mu isi bose. Rero abantu bari bongeye kugaruka ku isi, bari barahungiye mu nkuge, amatungo yasohotse mu nkuge. Ubuzima bwagombaga gukomeza nk'uko bwari busanzwe. Imvura yari kugwa, yagombaga kugwa, inkuba zagombaga gukubita, ibicu bibuditse imvura byagombaga kugaragara mu kirere umunsi ku munsi. Abantu bari bamaze kubona ibyabaye. Reka tubitekerezeho gatoya. Imvura ijya kugwa, inkuba zarakubise, ibicu birabudika byuzuye imvura. Abantu bagiye kubona babona imvura iraguye. Bigitangira bamwe batekereje ko ari ibisanzwe, imvura iraguye ariko irahita. Ariko kandi ntabwo yahise, yaraguye umunsi umwe nyinshi cyane, irarigwa, irongera irigwa bukeye, irongera irarigwa, ntigeze ihagarara. Babona iminsi 40 n'amajoro 40 arashize imvura iri kugwa. Ni ibintu bitari byageze bibaho mbere.
ariko icyo gihe byabayeho kubera ko Imana yashakaga guciraho iteka icyari mu isi cyose kitarimo inkuge. Rero nyuma yo gukomeza ubuzima bwa kabiri bavuye mu nkuge, ubundi imvura yari kugwa. Imvura yari kugwa kubera ko bari mu isi. Ariko Imana yaratekereje ngo imvura nigwa biragenda bite? Igicu cyuzuye imvura nikiboneka mu kirere biragenda bite? Ese abantu barabyumva bate? Ese barabitekereza bate? Imana yabonye ko nta mahoro abantu bazigera bagira igihe cyose bagiye kuba mu isi imeze gutya. Kuko nibabona ibicu by'imvura bije, bazahita batekereza umwuzure. Ati turapfuye turarimbutse. Nibumva inkuba zikubise imirabyo irabya, bazavuga ati ya mvura iragarutse, turapfuye turarimbutse, turahungira hehe? Rero Imana yagombaga kubaha isezerano mu mitima yabo. Imana yagombaga kubaha ikintu kizatuma bagira ibyiringiro, bagakomeza ubuzima bwabo nta guhangayika, nta gutinya. Icyo rero nta kindi. Amagambo dusomye tubonye uko yabahaye isezerano rivuga ngo kiza umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya, umurongo wa 13, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Kiza umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Ikintu gikomeye cyane. Rero ahangaha Imana yerekanye ko igihe igicu kizagaragara mu kirere kigaragaza imvura, ntabwo ari cyo kintu abantu bazabona cyonyine, ahubwo bazabona n'ikintu cy'umuheto. Bazabona n'umuheto muri cya gicu. Wa muheto icyo ushatse kuvuga ni isezerano ry'Imana rirababwira ngo sinzongera kurimbuza isi amazi. Reka dukomeze turebe. Umurongo wa 14, nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzaboneka muri cyo. Nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe, niba aho bifite umubiri byose, amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ifite umubiri byose. Uyu mukororombya, uyu muheto uri muri iki gicu, nicyo ushatse kuvuga ngo amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ifite umubiri byose. Umurongo wa 16, umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba, kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana niba aho bifite umubiri byose biri ku isi. Icy'ingenzi abantu bagombaga kumenya kandi bakizera mu mitima yabo, ni uko binyuze muri iki kimenyetso bahaye, ariwo mukororombya, ariwo muheto, hanyuma bakawubona uri kumwe n'iki gicu kibuditse imvura, mu mitima y'abantu bagombaga kugira ibyiringiro bivuga ngo nibyo koko hari igicu kibitse imvura. Nibyo koko biragaragara ko imvura igiye kugwa. Ariko nubwo igiye kugwa, Imana yaduhaye kiriya kimenyetso cy'umukororombya nk'ikitubwira ngo muhumure, ntacyo muba. Muhumure, nta kigiye kuba. Imvura igiye kugwa, ariko ntabwo ari ya yindi. Ntabwo nje kurimbuza isi umwuzure. Kiriya kimenyetso bagombaga kucyumva gutyo. Imana dusezeranye ko itazongera kurimbuza isi amazi ukundi, ntibizabaho. Nimuhumure, imvura igiye kugwa, ni ibisanzwe, ntacyo muba. Uku nguku niko abantu bagombaga kubyibwira mu mitima yabo. Ariko turebe ikintu kimwe. Hano turabona abantu b'uburyo bubiri. Abantu b'uburyo bubiri ukuntu bameze, hari abazabona igicu kije mu kirere kiri kumwe n'umukororombya,
ko batizeye isezerano ry'Uwiteka, ko batizeye ibyo Uwiteka yavuganye nabo, ko batizeye icyo Uwiteka yasezeranye n'abantu bayo, aho kugira ngo babone umukororombya bakita ku gicu gusa. Aba bantu ubuzima bwabo buzatandukana n'abandi babonye umukororombya uri mu gicu, aho kugira ngo bite ku gicu kibitse imvura, kigiye kugusha imvura, bakita ku mukororombya. Abantu bombi bazaba mu isi ariko bazaba ubuzima butandukanye. Buzaba butandukanye gute? Aho buzaba butandukaniye, abitaye ku gicu gusa nta mahoro bazagira. Ariko si uko batari mu isi irimo amahoro, si uko batari mu isi irimo ibyiringiro, ahubwo kuko babuze ibyiringiro mu mitima yabo, nabo bazaba bari nta byiringiro bazaba bafite, kuko bazahora bafite ubwoba, bazahora bahangayitse, bati ya mvura yaguye ikarimbura abantu, twe twirukiye mu mvura, ya mvura iragarutse, turapfuye, nta kiri budukize, turapfuye, nta kiri buturamira, ubuzima bwacu burarangiye. Uko imvura igiye kugwa ni uko imitima yabo izabarya. Ariko babandi babonye igicu bakabona n'umukororombya, hanyuma imitima yabo ikazirikana rya sezerano Imana yagiranye nabo binyuze mu mukororombya, kutazongera kurimbuza isi mu mazi, abantu bazagira ibyiringiro kandi bazakomera. Kabone n'ubwo imvura yagwa ari nyinshi, ariko wa mukororombya uzakomeza wemeze ngo nyamara iki ni ikimenyetso kitwibutsa, iki ni ikimenyetso tugomba kureba tukazirikana ko Imana nubwo byagenda gute ntizongera kurimbuza isi amazi. Abantu bazaba bafite amahoro, bazaba bafite ibyiringiro. Rero ubu ni ubuzima bw'umwuka bw'uburyo bubiri. Mu buzima bw'umwuka ibi ni byo bihora bibaho. Mu buzima bw'umwuka hari abantu bari mu isi bafite amahoro, hari abantu bari mu isi bafite ibyiringiro, ariko hari n'abari mu isi badafite amahoro, nta byiringiro bafite, barahangayitse, ntibazi icyo bakora, ntabwo bazi uko byagenda, barashavuye, bafite ubwoba bwo kurimbuka, bafite ubwoba bw'urupfu. Abantu impamvu ni uko mu mitima yabo batagendana isezerano ry'Uwiteka. Imana itugaragariza ko imaze gutanga impongano y'ibyaha byacu, yatanze n'isezerano. Imana yatanze igitambo cy'ibyaha, kandi igitambo cy'ibyaha ni Kristo. Kristo ubwo yajyaga ku musaraba yakoze ikimenyetso cy'umusaraba nyine, arabambwa, aterwa imisumari, yambikwa ikamba ry'amahwa, arashinyagurirwa. Ntibyarangira gusa, ahubwo anapfira ku musaraba wa wundi w'isoni. Umusaraba wajyagaho abambuzi, umusaraba wajyagaho abagome, niwo musaraba Yesu Kristo yagiyeho. Kujya ku musaraba ntabwo kwari ugukina teyatere, ahubwo kujya ku musaraba kwari ukugira ngo tugire ubugingo, tubone ubugingo, tugire ibyiringiro by'ubwami bw'Imana, kandi tugire ibyiringiro ko tutazarimbuka. Umusaraba ni iki usobanuye? Umusaraba usobanuye ngo njye nawe twahujwe n'Imana, kandi guhuzwa n'Imana kwacu kurakomeye kuko ntidushobora gutandukana n'Imana. Ni ibintu byabaye inshuro imwe ariko bibi by'iteka ryose. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo hano mu isi turi, hari abantu b'uburyo bubiri naho. Hari abantu badafite ibyiringiro nk'ibi mu mitima yabo. Hari abantu bahora batekereza ngo ndarimbutse. Kubera iki? Nakoze ibi bibi, nakoze ibyaha, ntabwo mbaho.
ndarimbutse. Ariko mu by'ukuri impamvu badafite amahoro si uko bakoze ibyaha. Impamvu badafite amahoro si uko bibonaho ibibi. Ahubwo impamvu badafite amahoro nta sezerano rijyanye n'ibyaha byabo bafite mu mitima yabo. Kubera ko nta sezerano bafite mu mitima yabo, nubwo Imana igirana natwe amasezerano menshi ku iyo ngingo, kuba nta sezerano rimwe bafite mu mitima yabo ku bijyanye n'ibyaha byabo, niyo mpamvu badashobora kugira amahoro na mba. Nta mahoro bashobora kugira. Niyo mpamvu bahora bahangayitse, niyo mpamvu bahora basenga amasengesho rudaca kugira ngo barebe ko Imana ibareba neza. Ariko mu by'ukuri ibyo si byo byatuma Imana ibareba neza. Igituma Imana itureba neza kandi ikatwishimira ni uko twafashe isezerano ryayo nk'ukuri, tugafata isezerano ryayo mu mitima yacu, rya sezerano ryayo ryo ubwaryo rikaduhesha amahoro, rikaduhesha ikiruhuko. Reka dusome mu gitabo cy'Abaheburayo. Abaheburayo igice cya 9, igice cya 10. Abaheburayo igice cya 10. Biravuga ngo umurongo wa 17 n'uwa 18 aravuga ngo, kadore ku wa 16. Biravuga ngo iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Umurongo wa 18, noneho rero ubwo ibyo bibababariwe, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Ni bangahe bafite iri sezerano mu mitima yabo ko ibyaha byabo n'ubugome bwabo Imana itazabyibuka ukundi? Nyamara igitandukanye ni iki? Abantu bahora bitwara mu gatuza bati, Mwami mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Nakoze iki? Nakoze n'ibi. Ibyo byose ubimbabarire Mwami kuko byatumye mba umunyabyaha. Ariko n'iki Bibiliya ivuga ku bijyanye n'ibyaha byabo? Biravuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo ntabwo nzabyibuka ukundi. Kuki Imana itazibuka ibyaha by'abantu? Kuki Imana itibuka ibyaha byacu? Si ibyapfuye kubaho gusa ngo Imana ivuga itya, ahubwo ni uko Imana izirikana umubabaro umwana wayo yagiriye ku musaraba. Ko Imana izirikana umubabaro Yesu Kristo yagiye ku musaraba, nicyo gituma Imana iduhamiriza ngo ni ukuri ku bw'ibyo umwana wanjye yakoze, ku bw'ako gashinyaguro umwana wanjye yagiriwe ku musaraba. Ndirahiye ngewe nk'Imana, ibyaha by'abantu n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Ese ni bangahe bafite isezerano nk'iri mu mitima yabo? Ese ni gute waba ufite isezerano nk'iri mu mutima wawe, hanyuma ugahangayikira ibyaha byawe? Nta shingiro byaba bifite. Zaba ari ingaruka zo kutagira isezerano ry'Imana mu mutima wawe. Ntabwo ufite icyo Imana igusezeranya. Niyo mpamvu iyo ubonye ubuzima bwawe bugaragayeho n'ibibi, nibyo uzirikana. Nakoze ibibi, nakoze ibyaha, Imana iranyica, Imana ntindeba neza, Imana ntiyampa umugisha. Rwose nubwo nasenga Imana ntiyanyumva kubera ibi bibi nakoze. Reka mbanze mbyiyeze, nimara kubyiyeza nibwo Imana irandeba nk'umwana mwiza. Ibi ntabwo ari cyo Bibiliya itubwira. Bibiliya itubwira neza ko twebwe abantu nuko turemye, nuko tumeze. Turemye mu isura cyangwa se mu ishusho yaho tudashobora kuba abantu batunganye binyuze mu migirire yacu, binyuze mu mikorere yacu. Twakora, twatekereza, icyo twagerageza cyose, dusanga ibibi gusa ari byo byuzuye mu buzima bwacu. Tugerageza gukunda ariko ntidukunda.
tugerageza kuba ubuzima bwera ariko ntituba ubuzima bwera, tugerageza gutungana ariko ntidutungana. Ibyo byose ari ibyifuzo dufite gusa, kandi turinda dupfa bikiri ibyifuzo bitarajya mu bikorwa. Niyo mpamvu Imana ibyo ibizi, irabisobanukiwe neza izi abo turi bo. Rero abantu basohotse mu nkugi, Imana yari izi ko basongera bagacumura. Imana yari izi ko atari abantu beza, ntabwo yabakije umwuzure kubera ko bari abantu beza. Nuko bizeye isezerano ry'Imana bakinjira mu nkuge, batinye Uwiteka. Bamaze gutinya Uwiteka binjira mu nkuge, hanyuma barakira, barokoka gutyo. Rero ntabwo Imana idukiza kubera ko turi abantu beza, ahubwo idukiza kuba isezerano ryayo. Rero abatita ku isezerano ry'Imana igihe cyose bahora mu kaga, bahora bafite ibibazo, bahora bahangayitse, nta byiringiro baba bafite. Ubuzima bwacu tuzabona ibibi n'ibyiza bihinduranya. Abantu nk'aba badafite isezerano ry'Imana, iyo ibyiza bibonetse mu buzima bwabo, bumva bafite akanyamuneza, bafite akanyabugabo, bakavuga ati Imana irandeba neza. Ariko bakibagirwa ko mu kanya ibi nabyo biri buvumbuke kandi bakabyibonera n'amaso yabo. Rero ibi bibi bivumbuka mu buzima bwabo twabigereranya na cya gicu kizaboneka mu kirere. Ariko cya gicu nubwo cyaboneka kiri kumwe n'umukororombya ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye, kubera ko mu gihe abantu bitaye ku mukororombya bazaba bafite ibyiringiro. Ariko igihe batitaye ku mukororombya bakita ku bicu gusa, bazaba nta byiringiro bafite. Kimwe natwe rero, mu gihe twitaye ku bibi byacu, mu gihe twitaye ku bibi byacu, mu gihe twitaye ku byaha gusa, nta mahoro twagira. Tuzarinda dupfa nta mahoro turagira imbere y'Imana. Ariko rego kuko ibyaha birahari, ariko nituzirikana isezerano ry'Imana ku bijyanye n'ibyaha byacu, tuzagira ibyiringiro, tuzakomera kandi tuzashikama. Tuzagira umutima munini cyane wo gushima Imana, kuko tuzabona ubuntu bw'Imana busaze. Tuzabona burenze uko umuntu yabuvuga, kuko Imana yakunda abantu babi nkatwe, ikaduha isezerano mu mitima yacu, tutubwira ngo ntituzarimbuka, muhumure, muri abana banjye, ntimuzarimbuka. Ibyaha byanyu rwose ntabwo njye nzabyibuka, nzazirikanira isezerano ngiranye namwe. Niringiye ko Imana yadufasha tukaba abantu bazirikana amasezerano y'Imana mu buzima bwacu, aho kuzirikana ibiri kuba, aho kuzirikana ibyo tureba, tukazirikana icyo Imana yasezeranye natwe. Ibi bizaduha amahoro kandi bizaduhesha umugisha ku Mana. Reka dusenge. Mana, warakoze kubw'isezerano ryawe washyize mu mitima yacu. Warakoze kubwa Yesu Kristo ariwe byiringiro byacu. Ntabwo twari abantu bari bakwiriye kuba abana b'Imana, ntabwo twari abantu bashoboraga kugera aho uri, ntabwo twari abantu bashobora kuragwa ubwami bwawe. Ariko Mwami ushimwe kubw'isezerano wagiranye natwe ku bijyanye n'ibyaha byacu. Ushimwe ko watubwiye ko ibyaha byacu n'ubugome bwacu utazabyitaho, utazabyibuka. Ibi Mwami bituma tugira ibyiringiro bikomeye, ibyiringiro bifite ishingiro, kandi ibyiringiro bidafite iherezo. Warakoze rero kubw'amahoro waduhaye mu buzima bwacu kubw'iryo sezerano. Mu izina rya Yesu Kristo senze twizeye, amen.